murakaza neza kuri channel yanjye bita nako ya channel yanyu ntago ari iyanjye, nubwo ari iyanyu nyine nubwo icyo mba nshaka nuko mukomeza mukanshigikira, sibyo? Ngiye kujya mbatamo ibintu biswe show, sibyo? Hari indi ndirimbo ndi kubona iri kuzamuka ndaza kuyibumbisha mu kanya, wayikunze wambwira nkakubwira izina ryayo, sibyo? Noneho tugiye kujya nimunyemere mukomeza mugakora subscribe, tugiye kujya gukina ahantu mu isoko, dukina agaprank, sibyo? Dukore prank turi kumwe, sibyo? Muri kundeba ndabizi ko n'ubwo muri kunkurikira 100%. Umuntu wese uri kumva iki kiganiro cyanjye ntukabone video y'umuntu ngo umuce intege wange kumufollowinga umwime na like na comment kweli. Ibintu biba bibabaje kabisa. Igihe ikintu mbasaba, icya mbere mbasaba ni uko munshigikira mukankorera like na share, basi ngamumbwire mugiye kujya mubikora nk'uko mubimbwira buri munsi. Mumbwire nyine. Kandi ikindi mbakunda cyane pe, ndabakunda, ariko namwe ntabwo muba muri kunshigikira. Ndemera nkavunika nkabakorera video yanyu ibareba mukanga no kumara iki kweli, ibintu biba bibabaje. Basi nyine mumbwire niba ibintu nkora bitaba bibanyuze. Dore maze gufungura YouTube imaze icyumweru, mfite abasubscribe 8. Basi ko mbabwije ukuri mwanzamuye, umuntu wese usikororinze agakuri video yanjye cyakoze subscribe, agakora na comment ku mana yanjye, n'ibyo muzamunkorera ko n'Imana ibiri kubireba pe, ndabinginze mugafata umuntu ngo mumuce intege ibiki n'ibiki, ndabinginze nyine mu gihe ubonye video y'umuntu mukorera like na share na comment. Ibintu mba ndi kwivuga bimbabaje, nkihangana n'abakorera video nziza cyane ngarako basi murazikunda ariko mukazica amazi. Basi ngamumbwire niba mutabikunda mwambwiye nkazashaka ibindi bintu nkora. Nafunguye TikTok bahitaho Ishimwe Boss, ntabwo mujya muyirayikinga. Kandi ikindi mfite na Instagram ni Ishimwe Patrick, niyo ntabwo mujya muyirayikinga. None na YouTube kweli, basi mumfashe munzamure pe, ndabinginze mbasabye imbabazi, sibyo? Kandi niba ubikora n'Imana izabashimira. Kweli ibintu uri kureba n'Imana, ntugafate video y'urukozasoni. Igihe kigiye kinangaza ugasanga umuntu ari kureba video imwigisha ibintu bizima, arascrollinga arayitarutse agiye kwireba ibintu by'urukozasoni. Bya bintu mubikunda iki mwana w'urubyiruko? Bya bintu kari ubugoryi, kari ubuyobe, kari kubijwena kujyana ikuzi. Bya bintu mu buyobe mumwe kujya mumwikurira umuriro utazima mutabizi. Wajya ureba video zibigisha kakora video z'urukozasoni. Namwe mumbwire, umuntu arifashe ari video ari kwigisha ibintu bizima, arascrollinze agiye kuri video y'urukozasoni. Ibyo bintu ngiye birambabaza mu mutima wanjye, iyo mbibonye nkabona uri kurekinga video yanjye ahubwo uri kwireba ukizamukira. Basi wakoze subscribe ukanza ukareba video yanjye, ukanza ukareba ukayirangiza ukumva basi agaciro ifite. Reka tugiye mu mwanya wo kwamamaza, reka tubanze twamamaze, turagaruka mu kanya. Ndakeka mumaze kubona uriya muntu mumugane abakorere abahe serivisi zinoze,
banogeye amatwi, ndaje mbahe nimero ze muri ko urebe hasi ndaje muri nimero ze umubwire ujye uza agukore serivisi, akora serivisi zinogeye, atanga keya. Mureke tugaruke ku cyatuzanye, sibyo? Ndashaka kubabaza ibintu basi muba mukora, muba mwumva nta ngaruka mufite bibagira? Umuntu akifata ibintu birambabaza kweri kabisa, bikambabaza bikanshengura umutima. Ubu dore nk'ubu muzi ikiganiro, ubu nta n'umuntu wakijyaho basi akoze subscribe kuri na comment, ariko ufite z'urukozasoni ziri gucicikanya hanze. Basi mudashaka mwagiye mureka kwisebya, gusebya n'ahantu muvuka n'aho muturuka, mukajya muri ibintu bizima. Umuntu ugasanga afite smart, hari ibintu by'urukozasoni. Gusa ibyo bintu kweri wumva biguhesheje agaciro? Ndabyumva nyine, mbwira mbabarira mbwira, wumva biguhesheje agaciro? Rero icyo ngiye mbasaba ni uko ubona ikiganiro cyanjye ukanza ugatega amatwi, ukabanza ukumva uko kiri kuvuga, ukumva incamake yacyo, basi ugakora na subscribe ukizamukira. Njye ntacyo biba bintwaye. Nutayireba hari n'abandi benshi bazaza bakareba video yanjye, kandi buri ko mukomeza kunsubscribing, nanjye niko nzakomeza mbaha show nk'aba video nzima zigisha. Ntugafate ubuzima bw'umuntu ngo ubugereranye n'undi muntu, kandi ikindi byo ufasha abababaye. Nanjye mu minsi mike nimara gutera imbere, nzakora surprise njye mfasha abantu babaye nsanze ku muhanda, nimara kubona amafaranga. Ubu nuko nta mafaranga, ntabwo nakabaye ndi hano, nakabaye ndi gukora ibindi bintu, aho mu gihe nigo nk'akazi nkaza kuba ibiganiro byigisha. Basi nimuberayikinge, basi mufite ikihe kibazo mumbwire, tujye inama, turi abantu bakuru. Yewe hari igihe mumbabaza agenda kakanyica, umuntu akifata ari kubona video zigisha nzima, agiye kuri video nka ziriya z'abantu bambaye ubusa, ariko njye ndababwiye ko Yesu naza kujyana abantu b'intungane, bari abantu bazashya bashye koko. Basi mu gihe ugiye kuryama ujye ufata umunota ubanze witekererezeho, ugasenga Imana, sibyo? Yewe buriya ikintu njye nsaba Imana ni ikintu kimwe, nuko yazanzamura ino channel yanjye ngazamuka mu gihe gito, sibyo? Kandi namwe ndabizi ko mwabimfashamo. Abantu rero banca intege, namwe muri kunca intege, ibi bintu njye mbireka? Mbwire, iki kiganiro mba nyerekana ahantu kibanyura? Ndababaza munsubize. Nimba mwumva kitabanyura, ntarebe nzakireka, nshaka ibindi bintu nkora, kuko nta kuntu nakigomwa umwanya nkaza nkabatamo ibiganiro nk'ibi ngibi ntimubikurikirane, aho ngasanga nshaka ibintu bidahesheje umuntu agaciro. Bagenge mu mbabaza kweri, yagiye mu mbabaza. Naribi uko muzamufata nk'uko, reka dusozereze ahangaha ikiganiro cyacu. Ndabizi abenshi muranze, musanzwe muzi,
ntarekane mbanze nibwire n'abantu bajye banyarukiraho barebe ibiganiro byanjye, ni ukwandika @pati